niba rero ndiguhera niba oya yambwiye oya wibera tuvuge byose je namubwiye nanze kubivugaho nanze kuvuga ibirimo hano ndi ujya kuri comment sorry not sorry sorry not sorry ejo bundi wowe si waciraga abandi imanza niba abana b'abakobwa ba Emeline imanza nongera aho uga platform umuntu wansebyaga ngo uri kumukoresha interview icara wige ubundi wowe ukorana business gute n'umubiliyoneri kandi mutari ku rwego rumwe wasanga ushaka no kumusebereza business kuba mutuye hamwe mwese mutuye USA ntabwo bivuze ko muri kuri same level wiharabika boss Bazili otherwise ibyaha biri kwiyongera yahise afata kotinga y'amagambo yanjye ngerike ngabagabo nibavuga ngo juceceka kuko ntuzi cyuri cyo hano na business yo guhenirimo nta gitekerezo watanga ikindi nabandi bamukorera muri hano mufite platform mwitonde mbere yo gusakuza burya jya kuvuga hari impamvu kandi mba niteguye urugamba rwose namwe murimo so boss wawe nanjye yari boss sinabihakanye nawe ejo uzamumenya ikiriho rero ni ikihe mbere yo kugira mfite imyanzuro y'umuranza uzi gusoma icyongereza Patrick yeze neza urakoze uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwa kabiri iyi ngiyi ni court yitwa Maricopa County Justice Court Arizona iri South Mountain Justice Court muri Arizona na street address nababwiye ni 620 West Jackson Street Suite 1044 Arizona Phoenix Arizona zip code 85003 icyo bavuze hano myanzuro y'urukiko ibi nibyo ni kuri Google amakuru abari kutembera wacukumbuye urakoze ngo Mupenda has not submitted rent payment issue y'inzu ngo unable to do so at this time appeal abandoned kuko yagiye kuburana na Bazili kwa kari mu nzu za Bazili aracumbitse yagize imana kandi nzangagarwa cyane bagiye bubaha n'abanyarwanda bemera akagucumbikira umunyarwanda hariya akaguha inzu namubereye imfura ahandi ntabwo ari kumufata babanza gukora background check basanze background check yawe utishyura rent nta muntu guha inzu aba diaspora bari hano bazaba imyaka 7 kugira ngo bino bintu eviction iveho gutya izaguma muri background record for 7 years noneho numva kuvuga ngo hano code rent y'amafaranga ari 3900 hi bro nzaguhamagara ejo afternoon thanks okay hano yansabye umuntu witwa Donizero Nshiranye ndayimo namubonye musa thanks iyo myenda ko nyikunze mwana yari kuri play ko numva nawe gufitiye crush sawa urakoze simbize ntagare akora se namusubiza iyo myenda njye na receipt urakoze namya really thank you hasigaye ko bazaza kumusohora mu nzu kuko byarangiye nangwa kunyabujuri kandi bazaba hari bafata video urakoze kuri no muhanda wa 30 na nago nshaka kuvuga ko 30 na ka drive bazaba hibereye icyo cyakubwira n'abandi ba diaspora bihe aba diaspora isomo man nanga ariwe turi kuvugira wenyine n'abandi ba diaspora bahisomo mugiye mujya mu mahanga uko wagiye kose nibitureba witware neza usevinge apana gushowinga off ngo guri imodoka ngimeze gutya na gutya ngo man hari abantu babona ngo umuntu atwaye Escalade ifite ibirometero nka 200 ukagira ngo haraziba zihenze ikorerwa muri Amerika man ira Escalade noze ukatanyo ukayegeranya n'umukuru w'igihugu man iri bulletproof armored bulletproof nta nibabihuriye nyakatsi none ikindi ugasanga use the one nani kugiye mu ruganda ngo ukoreshe nanjyaga wikoreshereza nose so rero mvabandira nkubwire muri Amerika natarabwo buri hari nango rikora badurama nta cyabomba ariko yaragihomba mani Bazili acumbikiye nango ro gucumbikira abantu bamukodesha we harimo ivyamamare man nta kibazo mutanye nabona nubwo nabavuga ariko ngiye ndabiza hari ivyamamare bya hano mu Rwanda bihaba bibabayeho neza kandi abanishyura on time nese kucyari ari we baye kibazo we nacyo guhomba 30 mwamwimye boss wawe ufite cyo guhomba rero urumva shaka gusebya uriya
kandi ntabwo byaza gushoboka dufite proof nakomeza gutya kandi ndabaha mu printing mugashyira hariya kuri social media isikamwota umyanzuro mfite kano kanya Mupende has not submitted the rent payment unable to do so at this time appeal abandoned urete install ni nko kuramo nyine ikirego byarangiye bakazaza gusohora iyi bayita eviction rero ku bantu mutazi Kinyarwanda batazi ibyo muri Amerika ni nko kuva gutera hano mu Rwanda ngo bigenda gute niko ndi imyanzuro y'ikiko uvuga ngo umuntu wamusore mu nzu hano biracyaba mu Rwanda ngo mbese ko bigenda mu Rwanda bishura amazu kugihe baza Patrick urumva muri Amerika uko bigenda kubera ko bafite social security ahubwo nako abatanga kujyanye n'ibyo nataza kumwumva uba kera hari bafite akantu kitwa social security ibi biba byabaye bitabijya kuri background check ujye gusaba ahantu hose utungutse tayari ni nkuko wabonye waba uri muri babihemo nukuvuga babihemo ni nko kuvuga ngo hano baba bakize muri CRB ariko iriyo hano ni banze bana ibyumweru bibiri iyo bamaze kwishyura company bakatavamo hano ho niyo wishyuye ugumamo imyaka 7 ngo bira bintu birangira nyuma y'imyaka 7 urakoze niba ugiye gusaba ideni biba birimo ugiye kugura inzu biba birimo ugiye gukodesha biba birimo Badrama ngiye ukuntu mba mubona no mu businessman uza kuri business afite ama restaurant komeye hariya urabizi neza yambi kuri wowe ukunda Iris TV ndizera komeze fresh cyane ndizera ko Imana ikurinze tugeze rero muri kakanya keza ko kwakira n'ubundi abatumirwe ndi kumwe na Eric Semuhungu Eric karame komera cyane komera kanalasti dore mwakwishinze kazi muze neza amahoro ariko Patrick ari umukumbuye sinaribe ariko ni inshuti yacu namenye ko yakasoko Patrick murabona nanga ukumbuye nge nagora nkumbuye pe ariko wowe ngo wari ukumbuye se mumeze uteze ndakomeye fresher ni fresher funzemo neza cyane kuri ni impapuro kubera ko ngewe ntabwo njya mvuga ku muntu udafite proof cyangwa receipt bivuze ko uje kuvuga ku muntu wanyatetse inshuro nyinshi nkamwihorera nyuma y'igihe kinini uheza uyu munsi abangwe enough is enough urakoze umwandiko umeze ute umwandiko ufite izinze mu magambo yego ni ukuvuga ngo Badrama aretse gukoresha ikiganiro ko nawe yigize umuntu utanga ibiganiro kandi yari CEO yari aba influencer kandi ngo yari CEO aretse gukoresha witwa super manager igihe najya guhostinga muri noza no Crystal d'Amahoro je naye muri Gasage azana noza super manager barano kakane postinga ku rukuta rwe rwa Badrama urumva so ubwo rero ibyo bintu naracecetse ndandika muri comment ndabati nta kibazo urumva sinamuhwitura ndaceceka ejo bundi ngiye kwa mbona ibase b'abakobwa bemerine nabande ngo bo nk'abanyamerika ngo biremewe ngo bareke gusebya urumogi ngo bagende bafunge babaheze bane bazaveyo ngo nibirara ngo nimbo ni bikira batukara tukabana bagira utarabagira ariko rero barabanga imisi igisambo ni 40 wa 41 kagira utagafatwa so Badrama nabonye umunsi ari kumenyera boss wanjye Bazili ufite hotel yitwa The B Hotel Nyarutarama ufite uruganda rwitwa Bazili Industry Limited afite The B Lounge Nyamirambo King James akorera kabari naho n'inyubako byose so rero nawe urabona umuntu ariko umuntu ugabura abanyarwanda barenga igihumbi ariko abasebya akamusebya kugira mwicire business ngo nicare ngo mbyete tayininge kandi nzi ko nanjye uwo muntu yangaburiye mu gihe kirenze amezi 5 uravuga uti ngewe wanyataka nta kibazo ariko umukire genda gake ubwo rero Badrama ari kubeshya ngo Bazili ngamufitiye ngamafaranga ngihumbi 30 ngo by'idolari numva nanga ikibazo cyabire hano mu Rwanda ikibazo cyabire muri Amerika kuko bose batuye muri state imwe muri Arizona ariko nuza Bazili wagiye atama mu state atandukanye ko hariya niho afite ama business nuvuga ngo Badrama yari umu tenant cyangwa se umuntu uba mu nzu ucumbitse kuko iki gihe atari yawe ubucumbitse yaracumbinze mu nzu za Bazili muri Arizona muri Phoenix Arizona zip code
041 iyo niyo zip code cyangwa se boîte postale naho ndaza kuvuga street zose namba kwera impamvu z'umutekano wabo ariko Badrama ari gushaka gusebya Bazili yitwaje ngo ndarwaye ngo niki ikiriho nuko uyu munsi ku itariki 12 hasohotse eviction yo kumusohora mu nzu ko ndi basora umuntu nk'imbwa kandi icyo gihe bijye muri record y'ahantu yo kuri social security yawe ni vuga ngo kugira kubona inzu nka Badrama bwe wenyine viragoye atafite ko sign wamusinyira kugira ngo bamuhe inzu yo kubamo so rero hari ukuntu abantu baza bakiyanga ngo didoni ngo didoni ukodesha n'indu doni n'indu ngo Eric ko arakaye oya ukuri kujye kuvugwa nje nabaga muri America Las Vegas umujyi ukomeye kanya nari mfite inzu yanjye sibyo so rero oya so kwa ngo nukana nabandi bapangisha n'abantu ariko nusebanye ngo ngenda ngo escalate ngo Cadillac man nkiyo ngo kuri yo gagenda man ahantu jewe hari ibintu ubona ukona kubyitsa ninga bitavamo nk'imyanzo yafite y'urukiko kuko urumva muri America si n'ibihugu biteye imbere ibintu byose biba bita bijya muri database muri noza muri internet niba ngo ushyizemo ngo yitwa Ramadhani Mupenda ushyizemo Ramadhani Mupenda wahita wibonera case nambe twanyana na CC 202 naho nyivuga yose ariko ni case tanyana na CC 202 ngere ko yabone mfite print yanjye wanjye mu rugo nahise ngenda ndi printingira that's you know what rekanze aya mu mwanya ranutse nanugo nari kongera no kumuvuga mu mwanya ranutse kanze mbiba yakubwiye neza yakubwiye ati we Eric Semuhungu nuzajya ubona abagabo bavuga ntukavuge hano ngo nanga ari business yo guhena niba rero ndi guhera niba oya yambwiye oya wibera tuvuge byose nge nambwiye nanze kubivugaho nanze kuvuga ibirimo hano ndi ujya kuri comment sorry not sorry sorry not sorry ejo bundi wowe si waciraga abandi imanza niba abana b'abakobwa ba Emeline imanza nongera aho uga platform umuntu wansebyaga ngo uri kumukoresha interview icara wige ubundi wowe ukorana business gute n'umubilioneri kandi mutari ku rwego rumwe wasanga ushaka no kumusebereza business kuba mutuye hamwe mwese mutuye USA ntabwo bivuze ko muri kuri same level wiharabika boss Bazili otherwise ibyaha biri kwiyongera yahise afata kotinga y'amagambo yanjye ngerike ngabagabo nibavuga ngo juceceka kuko ntuzi cyuri cyo hano na business yo guhenirimo nta gitekerezo watanga ikindi nabandi bamukorera muri hano mufite platform mwitonde mbere yo gusakuza burya jya kuvuga hari impamvu kandi mba niteguye urugamba rwose namwe murimo so boss wawe nanjye yari boss sinabihakanye nawe ejo uzamumenya ikiriho rero ni ikihe biri kugira mfite imyanzuro y'umuranza uzi gusoma icyongereza Eric yeze neza urakoze uyu munsi turi ku itariki 12 z'ukwa kabiri iyi ngiyi ni court yitwa Maricopa County Justice Court Arizona iri South Mountain Justice Court muri Arizona na street address nababwiye ni 620 West Jackson Street Suite 1044 Arizona Phoenix Arizona zip code 85003 icyo bavuze hano myanzuro y'urukiko ibi nibyo ni kuri Google amakuru abari kutembera wacukumbuye urakoze ngo Mupenda has not submitted rent payment issue y'inzu ngo unable to do so at this time appeal abandoned kuko yagiye kuburana na Bazili kwa kari mu nzu za Bazili aracumbitse yagize imana kandi nzangagarwa cyane bagiye bubaha n'abanyarwanda bemera akagucumbikira umunyarwanda hariya akaguha inzu namubereye imfura ahandi ntabwo ari kumufata babanza gukora background check basanze background check yawe utishyura rent nta muntu guha inzu aba diaspora bari hano bazaba imyaka 7 kugira ngo bino bintu eviction iveho gutya izaguma kuri muri background record for 7 years noneho numva kuvuga ngo hano code rent y'amafaranga ari 3900 uri kumubona na case number uri kwibona Irene uramona Bazili bashyiraho court cost y'urubanza 183 biba 7
773 so ni ukuvuga ngo hano rero ku itariki 28 z'ukwa mbere 2025 noneho uriya ahita akora iki ahita akora apiru bukeye bwaho atanga kugira ngo yishyire 700 atanga 900 yo kujurira turi kuvuga amadolari ntabwo turi kuvuga amadolari ntabwo turi kuvuga amanyarwanda urakoze uyu ni Badrama we Ramadhani Mupenda akora appeal ku itariki 29 so noneho ni bureba neza hano yari kuri 22 bigomba kurangira na 28 nibwo yese akora appeal ariyo yingi ubona bisobanuye iki appeal nyine no kwapiringa no kujurira icyemezo imyanzuro y'urukiko akahita jurira so yarajuriye amaze kujurira uyu munsi ku itariki 12 nibwo bari kumva so basanga ya mafaranga ntiyayishyuye yo ari 3,900 ya rent nayo kukodesha ari 173 y'amadolari ya cost amagarama y'urukiko yose totali yari 7,773 ntiyayishyuye noneho uyu munsi muri Amerika twe mu gihe bari kwira bavuye mu rukiko nabyo mpita mbibona he kuri internet kuko haba bari update batabishyiraho imyanzuro aho sukubeshya hoya shana ngo kote zo muri Amerika bagashyiraho na kashe just of the peace South Mountain Justice Court Maricopa County Arizona hari umushiti wanjye hariya mbere tutaramenyana neza ashaka kunondagira yaratuye muri zira quartier uwo mushuti wanje yigize gutya abantu batazi izina rye ubwo mushuti wanje bamumenye nyine yagize gutya ndamubwira ati rero buriya rero ndenda gati je nano nazanye na mafoto yani amafoto bakunda ya Mark Shot nkubita hariya kira amazina y'inyakuri nango bari bayazi newe iyi nuza niho yaburanye iyi county yo muri county ya Maricopa County so rero hano nuvuga ngo the concept in Maricopa County State Arizona ku itariki 20 z'ukwa mbere judgment was entered against defender nuvuga ngo bari gusobanura nyine ibyabaye byangenga Ramadhan noneho uyu munsi ryo ku itariki 12 z'ukwa kabiri 2025 uyu munsi nuvuga ngo imyanzuro yafashwe ni ntago yishyura nuvuga ngo igisigaye no kujurira babyanze byararangiye ntiyishyuye rent kandi yarajuriye no kuvuga ngo ubu bazaza igikurikiyeho nzatuma abahungu banjye hariya bifatira aka video ngerega ndi mu diaspora nabaga muri Amerika bafatira aka video adresse singiyi live mu rugo live mu rugo bamusohora nk'imbo nubaga abakozi bo mu rukiko baraza bari kumwe n'abapolisi ni urugine washyiraho umutamengo bararumena ibintu bakabisohora babitereka haranze imvura yabinyagira bayabigira ute sigara harawe imbo ubu ngubu ikintu ari gushaka bari gushaka umuntu uramucumbikira akabara nko mu misego cyangwa tukamatura ka simple man ngiye cyo njya kwabwira aba diaspora niwe kaje bababeshya umuntu akaza akahita kora dusanga V8 hano kandi ubuzima bwanze njye wanye warageze ngiye sinya fake ngo ubuzima njya kugira ngo nisumbukurize nakwemera uko ubuzima bubayeho man ngiye uko mbayeho muri Amerika nuko mbaye naha na kimwe njya faking uko mumbona hano nuko mwese mwagiye mugera iwanyu ntago scamming kuko fake life what the fuck umva icyo ngira ngo mwibwirire rero Badrama nama nk'izo naziguzwa nk'izumusaza nukajye wiyemera ku bantu abanyarwanda bagiye kumenya barashyiraho case namba yawe mucatse nayikubitaho hano nuko wera ngengiri muhwe ibizirano z'abantu Eric ngo rajya kundeba kuri RIB kuko bino ni by'imyanzo yo mu rukiko muri Amerika umva urasebye uri gushaka gusebya Baziri witwaje kugira muharabikire business ngo 30 ufite proof anything wowe baye gucumbikiye mu nzu hariya ubu ngubu nibajya kuraninga background check ya kugira ngire ubone inzu wayerekana wenda 30 ahubwo bari byo twenda tugaruka ashobora no kuba barabimuhaye bivuye he 30 yakoranye business na urakoze waguriza mu billionaire afite na restaurant muri Amerika y'amasupu Yesu we man uriya atwara ibikamyo nawe ninuza yavuye Texas byaranze yavuye za Indiana avayo za Texas avayo za hano mu mazi sabira gusa ahubwo buriya ikintu yikoze ni ukwiteze Eric wabaye muri Amerika uzi ubuzima bwo muri Amerika azona ni itonye na Las Vegas muri Nevada none ukavuga n'umuntu uzi gukoresha machine ngiye kuri IT ndaroze ugasanga ibintu byose nabyicaranye hano gusa ubwo ngubwo nasone nahise nemprima 30 Badrama aravuga ko rayiki
arabeshya kandi nabyo yarabimuhaye ariko yabihaye nde ashobora kuba yarabihaye Bazili rega Badrama wibuke ko yahoze ari manager wa Marina wowe uri manager ukaba umu YouTuber kano kanya ufite $30 Marina se wabaye hate bungo ubwo Marina muvuge nabi n'inshuti yanjye ariko ntabwo turi kuvuga ko umuziki we ntawo ari kwirwaza yiriza yinuza kandi se bazasora imyenda bakajugunya hasi ngo bamukurenga impapuro mimbano se muri Amerika habaho forgery arabeshya man umva uko navuga ariko yavuze ko azana barega hari ikibazo kandi se bazamusora mu nzu nk'ihene mu 30 yayi mugiye mate itondo wumve ko yabivuze ngo kuvuga biroroha ngo bati gukora ni ikindi yafashe video ejo ndi Bazili yakoranye na televiziyo Rwanda umva agacira abanyarwanda no oya yagikoze live yari hano mu Rwanda man Bazili n'umushoramari bari ari ku Rwanda rwe yari ku Rwanda harwe imuhanga aho bari kumukoresha ikiganiro cy'aba Rwanda diaspora nyine bakorera business hanze ariko bakanazana izindi mu gihugu bakanwinjiza n'igihugu hano mu Rwanda niyo mpamvu icyo kintu umuntu man ufite registered muri RDB ufite business zikora uramujyanya n'umuntu managing abantu bari failure bamwe nonsense ariko shafite Safi Madiba Safi Madiba sara cyangwa muri domaine kirimo se ejo ndiko nabonye igitaramo se cyari kiryoshye bagiye gukora ubu ngomba mbuze kinagira mva katinga dusoze ko utangiye kunsubiza inyuma ngo yarwa nkabidende kujya umenya ko ari we muntu wa mbere wazanye lebo ikomeye mu Rwanda sikwe buriya managinze nyakwigendera Jay Polly nese arenze Kina Music enzo Kina Music reka ngenda no kwibutsa reka noneho ngenda no kwibutsa ngo tware noneho hafi yateguye ibirori byitwa Christmas party dia yari scam no haruzuye yarujuje uza amafaranga nishe hariya mani nkagura n'abafana banje amatike nishiye ibihumbi 500 $500,000 Badrama mwaje gupfiki ubundi mwaje gupfiki se ngena namwanga ahubwo ko ari we wazanye biriya bintu eje bundi aha umuntu ari kunsebye uha platform umuntu uvuga ngo ni inshuti yawe Badrama nyine hayi platform umuntu wandwanyaga bishyira kuri account yiwe kandi si nibyo gusa ahubwo ameze nk'akantu kagira ishyari yaravuze ngo Eric ngo ngenda kwakiye mu Rwanda wanyikiye mu Rwanda na amafaranga nakwinjirije sinishiye mu 500 kugira ngo mume table VIP hariya na drink zaje zose njye waziguriye nkagura n'abandi bantu banje nuza none natangira ngo ejo bundi yarageze muri Amerika ngo Eric ngo nageze ngo muri Amerika akigera ngo none ngo hanga kunyikoza ukane kwakiye mu Rwanda ngumva nkamyagiye mbandi biza ariko ariko icyo nshaka kubwira siri ubundi koko Badrama n'ubundi ari kugushinja ko acinje iki ngo nawe ngo ebana ngo gahunda zo guhena kabisa ngo nibyo bintu wikorera ngo nta kandi karimo washobora ubwo ange nawe simuvuga ngo ni CEO washaka gundi ninde hano ni Badrama ngo yo 2020 yo bro bitese ni Badrama shana nabuze namba yawe banyibye phone sini kirakatema gusa uze kuyima filime zanjye urazikurikirana se mane 2020 ngo filime ngende no bya filime ngende bireba the fuck is that shit ariko ni filime z'abanyarwanda 2021 arongera hey bro what's up umva wamaye namba yawe ya WhatsApp kandi bihereye rya 2020 karashishika mitanyimo hano nayo 2021 ndayimo hi bro nzaguhamagara ejo afternoon thanks okay hano yansabye umuntu witwa Donizero nshiranye ndayimo namubonye musa thanks yo iyo myenda ko nyikunze mwana yari kuri play ko numva nawe gufitiye crush sawa urakoze simbize ntagare oya se namusubiza iyo myenda njye sana receipt urakoze namya really thank you dear actually ndi hano Kentucky harya nabwo ukiba Indiana urumva ko nagiye Kentucky yabari hari nayo kujye oya nagiye hosting my event ngenda hosting ati ngo G ngo ni Texas warayi ndababaye I should be here with there oh twari show sana where to akomeza ngo ngiye 2023 twagize hi my friend how are you long time ni party naringiye iminsi myinshi ko wanyanze mbese okay sha sinakwanga barayi ni yasi bidukanga tundijeje kera ho ni 2023 shameze neza wamve hari ahantu yavuze ngo brother yarabisibye nuvuga ngo yasibye aho yavuze ngo hoya ngo nakwakiye Kigali ngo ariko nageze nangura ntererana ndamwihorera May 2nd ngeze mu Rwanda last year singuyu ariko namusuzuguye na zero ngiye ndiko nkora ku mafaranga yanjye naramwibwiriye May 2nd brother
brother Imana ishimwe ko wavuye mu gihome kuri njye birababaje angiriye impuhwe gute ngo kumva ngo brother Imana ishimwe ko wavuye mu gihome ngo kuri njye birababaje ko watashye but hose birashoboka anything to help ndi umuntu ushaka kumubuhe ubufasha we yagufasha ariko ubas anything to help but hose anything to help in Kigali let me know take care God bless you ati mani duhana umugira ndamubwira ngo thank you sir I'm good uruvuko mbwiye thank you sir I'm good kuva icyo gihe wongeye kubona amuvugisha yari May second last year ibi ni byandi bya none ariko hana yasibye ngo ko nagufashije mu Rwanda ngo nakwakiriye mu Rwanda naje muri Amerika ngo ukanererana wagira ngo ari service z'ubuntu yamaga bishoboka ko ahubwo Eric Badrama ashobora kuba yarakohereje amafaranga agufasha ari kugarutse mu Rwanda kandi nguri gusoma urwaye mu mutwe cyangwa hano handitse gute ku itariki ebyiri hano ku itariki ebyiri handitse gute reba nahise amusubiza gute yanditse saa 5:53 ku itariki ebyiri ku itariki ebyiri saa 10:29 namugusubije gute itariki ebyiri baramushimye thank you sir I'm good nabufasha nyene sico bivuze meze neza nabufasha bwawe nyene man nge nari kudikora muri sale na hotel ku itariki ebyiri ukavangura ngo umfashe ku cyuma cya 450 y'amadolari ku ijoro rimwe ukambira ngo umfashe nta soni ahubwo ndingi wari kumufasha nge nanje nkaza kugurisha amazu yanjye muri Amerika mfite amafaranga nyakayabo uramfasha gute ndikorana muri sale na hotel umva rero mbabwisha urabibona nge wanga amazu mwe banga habona urabibona akari account urabibona akari nge umuntu wese umvuze nabi nango bimugwa amahoro kuko ndongera nkaza nkakwibutsa urakoze at least ibintu mbibetse hano mutavanze bango wenda ndagira ute onye kuna ari wakomeje nyi amiga WhatsApp guhera 2020 WhatsApp yasibye handi yambwiye ngo namuterera ariko it's okay anyway cyo cyakubabwira rero ni iki ubiraza kurangirira he hasigaye ko bazaza kumusohora mu nzu kuko byarangiye nangwa kunya kujuri kandi bazaba hari bafata video urakoze kuri no muhanda wa 30 na nago nshaka kuvuga ko 30 na ka drive bazaba hibereye rero icyo cyakubwira n'abandi ba diaspora bihe aba diaspora isomo man nanga ariwe turi kuvugira wenyine n'abandi ba diaspora bahisomo mugiye mujya mu mahanga uko wagiye kose nibitureba witware neza usevinge apana gushowinga off ngo guri imodoka ngimeze gutya na gutya ngo man hari abantu babona ngo umuntu atwaye Escalade ifite ibirometero nka 200 ukagira ngo haraziba zihenze ikorerwa muri Amerika man ira Escalade noze ukatanyo ukayegeranya niyo mukuru w'igihugu man iri bulletproof armored bulletproof nta nibabihuriye nyakatsi none ikindi ugasanga use the one nani kugiye mu ruganda ngo ukoreshe nanjaga wikoreshereza nose so rero mva bandira nkubwire muri Amerika natera bwo buri hari nango rikora muri Amerika ibintu birahinduka politics wa Donald Trump iyo ngubitsa agatabo dia baragasuspendinga ntumenye uko bigenze bagukira kuri next flight Cheke nk'utuza amanyanga yakoze kugira abone ubwene gihugu wabureba kambe nkushyiremo imiyaga ese mujyanye bari kumwe iyo ni episode niyongera ni episode twe twihamagara muri IC Immigration Enforcement Custom nago byafatwa nko kumwibasira basira gute ere gufite imyanzuro y'urukiko sinzerano wayikuye jya kuri Google ufite internet jya kuri Google ushyiremo amazina y'anyakuri ubundi urebe Amerika ni vuba man urakina bya Amerika ahubwo ngiye nawe nabyira n'abandi bantu man kuba ufite ubwene gihugu nango biguha immunity yo kubasira abandi mwe ko bini yatutse bari abakobwa mutinye maso mwabyibonye akabahena akabagira ute nanjye yigeze gwa platform abantu uramunoza ranuka man ngite cyera uriya mutipe witwa usakora icyungu barinde mama sinze nibande bari feria nyine byanze hadi wa mutipe nari kumuvuga none super manager ninzerereze nk'izindi zose oya ngo super manager ngo umuhanzi ukomeye ayere ngihe sexy lady man icyo nshaka kubwira ndavuga ati n'ufite bya ejo bundi nibyo nabyeretse ejo bundi kuri noze iyi si green card yanjye urayibona iri kureba nese bavuga ngo ufite ibyangombwa izarangira 2029 urayibona urabibona no mitono wasubira agenda gatembere urabibona ndabibona noze yanjye yarangije muri mitambone y'u Rwanda
driving license irangiye mu kwa mbere mpita mbona iyi ngiyi y'u Rwanda. So njyewe simbaho fake life, nabaye permanent residence ryanjye residence since 2017 izarangira ryari card expire 2029 permanent residence itari condition nimwe F1 category F1 Semungu iri kwibona nanga ibyo ndi bya fake byo kwishushanya njyewe. So iri cyo cyakubwira shakira verifying akira verifying sibe kubishyira muri kamera filime yanjye singiyeshe mundi y'u Rwanda koze. So icyo nshaka kuvana iki cyangombwa ari byo imizi noteri zo mu Rwanda izi nama nyarwanda nama so icyo nshaka kuvuga ni iki rero man nese singi drive license yanjye yo muri Amerika iyikora nkiranga muntu igakora nka drive license nango wagira perime ngunagire onanga muntu nimwe nyine kireke udafite perime ukagira identification card iyi nyine nyifite 2018 ariko yasimuraga iyo banyu bya 2017 tuvuga ngo iyi ni drive license state iyi ni permanent resident bivuze ko Semungu atani noneho kandi n'ibyangombwa bya mbifite nese barakwirukana bakagumana ibyangombwa bya Amerika kandi bahita babikatagura bakabaga bisigarana. So icyo nshaka kubwira ni iki rero uriya ariko yitikana atanga afite ubwene gihugu nubeshya umva urabyemera muri Amerika biremewe nta kibazo ariko muri Amerika ari akantu bavuga ngo uri gusoyaringa kubona citizenship ngo niba nubeshya n'akantu na gatoya ko iyo citizenship uzayamburwa ikaba revoked kandi ba revoked bagusubizayo. Serera badirama Satani usuzuye zibona bageze hano next flight wicayeho David Kanombe. So rero ndayango mwibwirire yansabeshe ngo yongeye ngo nyose imikino yo guhena siniki ahubwo nanjye wanamucumbikira uko ngi ndi Land Road urakoze nese sinjye wamucumbikira Semuhungu eke Land Road simbizi ibyo by'inzare zango mbizi gusa icyo nshaka kubwira n'abandi bahisomo guys kugira ubwene gihugu ukiri imbobo muri Amerika ntacyo bivuze bakwisora inzu ku yindi ndi wahubwo aho kugira ngo urize imodoka na savinga nkafata loni nkakora nishyura. Ese mugana tunagara ku musozo arafiki na Bazira umucumbikiye ari gushaka kumusebya uko afite we ntacyahomba rega badram ntacyahomba ariko yaragihomba man Bazira acumbikiye nahora gucumbikira abantu bamukodesha we harimo ibyamamare man nta kibazo mutanye nabo nubwo nanabavuga ariko ngiye ndabiza hari ibyamamare bya hano mu Rwanda bihaba bibabayeho neza kandi abanishyura on time nese kucyari ari we baye kibazo we nacyo guhomba ni 30 mwamwimye boss wawe afite cyo guhomba rero urumva shaka gusebya uriya kandi nango byaza gushoboka dufite proof nakomeza gutya ndabaha mu printing mugashyira hariya kuri social media isikamwota umyanzuro mfite kano kanya Mupende has not submitted the rent payment unable to do so at this time appeal abandoned urete install ni nko kuramo nyine kirego byarangiye bakazaza gusohora iyi bayita eviction rero ku bantu mutaze kinyarwanda batazi ibyo muri Amerika ni nko kuva gutera hano mu Rwanda ngo bigenda gute niko ndi imyanzuro y'ikiko uvuga ngo umuntu wamusore mu nzara hano biracyaba mu Rwanda ngo mbiswe ko bigenda mu Rwanda bishura amazu kugihe baza Patrick urumva muri Amerika uko bigenda kubera ko bafite social security ngo nako abatanga kujyanye n'ibyo nataza kumwumva uba kera hari bafite akantu kitwa social security ibi biba byabaye bitabijya kuri background check ujye gusaba ahantu hose utungutse tayari ni nkuko wabonye waba uri muri babihemo nukuva babihemo ni nko kuvuga ngo hano babawukize muri CRB ariko iriyo hano ni bazibana ibyumweru bibiri iyo bamaze kwishyura company bakatavamo hano ho niyo wishyuye ugumamo imyaka 7 ngo bira bintu birangira nyuma y'imyaka 7 urakoze niba uje gusaba ideni biba birimo uje kugura inzu biba birimo uje gukodesha biba birimo Badrama ngiye ukuntu mba mubona no mu businessman ese kuri business afite amaresitora komeye hariya urabizi neza actually ngiye namakuru mfite nakuye hano ukuntu uza ku mbuga nkoranyambaga zazitembera gutya bambwiye urumva nkanjye ndazwi na public figure kandi arizo nafite inshuti zanjye n'abamuzana n'abaturanyi nabo bambwiye ko kugira uyu Bazira muhinzu bashyira ngo background check akabona afite eviction y'ahantu yabaga mbere uyamushyiramo imiyaga abanza amucumikira ku buntu nyuma atangira kumwishyuza nyuma noneho uyu mutipe amakuru mfite abanye Bazira muri ya minsi yari mu Rwanda mu kwa 8 mu kwa 9 mu kwa 10 aramubwira ati burya ngewe sinzava mu nzu tiye
nibwo baziriyamaje amategeko kuko yanga kurega umuntu w'umunyarwanda mugenzi we uriya Badizini ni umuntu ukunda abantu arubaha agira ute ariko niba utangiye kwingira nyina ndabizi tunango uzava mu nzu y'umuntu nise were kwikora iki ukaba mu nzu utishyura especially muri Amerika hagomba kuba hariho fizi zo gutwara imyanda fizi z'umuriro amazi gaze yo gutekeraho ibyo byose biba bicukumitse mu butaka gaze nangende ngugenda uzagicupa tareke hari bicometse mu butaka ngura gushanya utetse akavange oya ntibishoboka barakwemera kuzanira ya magana 200 kwishyira ku kwezi ariko ikiriho so ibyo byose rero ninuza kandi akishyira kwa kenzo badashaka kuzizana agahomba akanishyana na noza na insurance y'amazu nese ibyo byose arabyishyura n'umwana we none atanye kuzana amacenda ngo bamusimira 30 azabyerekana yerekane prove zino mfite cyanze kuzipostinga arebe neza nango birangira hano ndaza no kubutumbagira akarayive ego yakoze ku kintu kingwi sare any question sha ndagushimiye murakoze ubwo in episode ya kabiri niyongera tuzayitegereje amaze mukorana nakabwa short video mu mushyire kuri Instagram mu tagging mumenye ko dufite amanuza yiwe impapuro ziwe hano twazi muzane na collab ndazemera nimwibagire murakoze kabisa kudukurikirana kubana natwe